twongeye twagarutse mu kiganiro cyacu twige ikoranabuhanga. Nk'uko mubimenyereye tuzaye tubazanira udushya mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Wakwibaza ngo muri uyu mwanya rero tubazaniye iki? Muri uyu mwanya tubazaniye website ushobora gukoraho ikagufasha kwitegura ibizamini bitandukanye, harimo ariko uyu munsi tugiye kwibanda kuri psychometric. Nuvuga ngo ubu wibazaga wenda ukibaza ngo cya kizamini cya psychometric nshaka kukitegura ntakitegura gute? Hano rero hari website twabazi nshya yitwa intsinzi.com. Nuvuga ngo ufungura browser nka Google, harimo Google, ukajya kuri Google search ukandikamo intsinzi.com. Yeneho ukayifungura. Iyo imaze gufunguka uhita hano handitse register, ukaba ubwa mbere ukahemeza. Yeneho ugategereza kabanza yafunguka. Yeneho hano hejuru ubona ko nukwandikamo izina ryawe. Hano wandikamo izina ryawe, hano ugashyiraho numero ya telefone, hano ugashyiraho email yawe, hano ugashyiramo password. Yeneho hasi ugahita uyemeza. Hano ugahita wongera ugasubizamo ya password hano hejuru, ukayikonfaminga nyine ukayemeza. Yeneho hano ugahita ukanda hano kuri register, ukaburangije kwiyandikisha. Wongera yandikishe nawe nakunyanya yandikishe, wiyandikisha rimwe gusa. Yeneho hano iyi password na numero ya telefone wakoresheje byo uba ugomba kuyifata by'umwihariko, kuko nibyo bizagufasha kuyawinjiramo ubutaha. Nubo rero tuza hano, iyo urangije kwiyandikisha uhita hano. Hano nkibutse ko iyo urangije kwiyandikisha bahita baguha ijambo successful, bivuga ngo kwiyandikisha nyine kwawe kwemewe byakunze. Ubwo rero ukanda kuri login. Ubwo rero tuza hano bagusaba kwandikamo numero ya telefone yandi umaze kuzuzamo. Kandi narikemo iyanjye. Yeno mbere ukuntu biba bimeze. Ndetse nzano hasi kiremo password, kandi nyishyiremo iyanjye. Yeno mitenza hano kuri login. Nino ugahita. Okay, system irahita ifunguka imeze gutya. Neneho urabona ko hano bahise batwereka hano harimo ibizamini bya psychometric. Neneho hari igihe ushaka kuba ukeneye ibindi bizami byo uzaza hano kuri dashboard. Neneho uhitamo muri ibi ngibi hano, ushobora guhitamo science. Ukanza hariya kuri science hizira ama science gusa. Ubona ko isaza hano biology ndetse na chemistry. Hano hasi ubona ko isaza indimi, dukanza hano hasi haje ikinyarwanda cyo muri P2 nicyo kirimo gusa, ariko n'ibindi nabyo bizaba bigenda bijyamo. Reka rero dukomeze dusubire kuri dashboard. Nkuko basezeranyije rero tugiye kwibana kuri psychometric. Neneho hano reka dukore iyi psychometric ya mbere. Uraza ukandeho. Yeneho leta ifunguka ameze gutya, yaba kuri machine ndetse no kuri telefone ko bimeze. Yeneho ndeta nkomeza hano, nzano kuri start. Ari amabwiriza. Ufasha wanzu ukayasoma. Yeneho uhita ukomeza hano kuri start. Nimakanda irafunguka imeze gutya. Bambe ikibazo cya mbere. Noneho ubwo ndatangira nsome, ariko ntiyashira amasegonda nk'icyenda cyangwa 10 areta haza akantu kameze gutya akawubwira ngo urabanza wishyure. Nuvuga ngo iyi systeme ubanza kuyishyura. Hano nk'ibisanzwe igeze hano bahita bakubaza numero ya telefone. Hano ukayishyiramo, kandi nyishyiremo yanjye. Hano ushyiramo numero ya telefone yose ukayishyiramo. Yeno irangije tuza hano amafaranga, choose your amount. Neneho uhitamo gutya, ukanda kano kareba hasi. Ona ahambere no kwishyura 100 no gukora inshuro imwe, 300 no munsi wose, 1000 ni cyumweru, 7 bikaba ibyumweru 2, 3 akaba ari ukwezi. Uno vaza ukahitamo gutya. Yeno warangiza ugahita ukanda hano kuri confirm and pay. Iyo hakanze systeme ihita ikuha ijyana message kayishyira kuri ya telefone ya numero yawe. Yeneho nyine ubwo
ukishyura noneho system igahita ikwemerera kongera gukora amatesiti. Reka nanjye nishyure turebe. Ubu ngiye system ikaba maze kuyishyura, ubu noneho bahita banyemerera gukora. Reka nkore nk'iyi test ya psychometric ya mbere, noneho kanyikore turebe. None intangiye, reka nyikore nyikomeze turebe uko bimeze. Ndaza hano kuri start, noneho njye ku kibazo cya mbere, reka napfe guhitamo ntiriwe nsoma, bite nkomeza njye kuri next, nkomeza na next, nongera haza ikindi, nongera njya kuri next, haza ikindi gikurikiyeho nacyo njya kuri next. Hano mwibutse ko abari ibibazo 20, niyo umaze kubona amanota nyuma bahita bakwereka ibyo wagombaga gusubiza, baguha feedback ukamenya icyo wishe n'icyo wakoze kugira ngo utaha utongera kukica. Gusa hano iyo nabishatse abari na test ushobora gukora bino bibazo, nino bakajya haza ibitandukanye n'ibyo umaze gukora. Ngiye kujya ku cya 20, nene bahite bampa amanota. No hano isaza submit exam, bitandukanye nuko hano byari bimeze, kuko hano bahitaga baguha next. Nene hano kanacyo ngisubize no mbite submitinga, bahite system ihita inkosora. System rero ko impaye amanota 27 kuri 60, angana 45%. Ibi bibazo nakoze biri byo ni 9 mu bibazo 20. Reka ino ngiye kureba ibyo nishe n'ibyo nakoze. Ndaza hano ngiye kuri dashboard, noneho ndahita nza hano your history, exam history. Kuri machine biza hano kuri ruhande rw'iburyo, ariko yari telefone biza hasi, no bita biza. Reka ino mfungure hano turebe ibyo nagomba gusubiza. Uruvuga ngo nibi byose biri hano hasi nibyo nagize gute, ni history yanjye yibazo nyine maze gukora kuri iyi system. Reka dutegereze bifunguke. Ngibire ibibazo rero aho biri rero. Ibyo hano bese bampa ibyo nagomba kugira gute gusubiza, ibyo nakoze n'ibyo nishe. Ubona ko hano n'ubundi nagize 55%, angana n'9 kuri 20. Hano hasi nyine hari kuza ikibazo cya mbere, bakambwira icyo nashubije n'icyo nagomba gusubiza. Iyo ndakeka ari ibi ngibi ni uko biba bimeze.